murakoze cyane. Nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko, ndebye imirimo yawe buri cyo mvuga, ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye, ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Shingiye ku byo nabonye, ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye, ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Shingiye ku byo nabonye, ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye, ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye. Itangiriro ibice 37 turasoma umurongo wa 21. Itangiriro ibice 37 dusome umurongo wa 21. Reka dusome. Bibiliya iravuze ngo Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya. Ndasubiramo. Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya. Zaburi 150, zaburi ya nyuma ya Dawidi 150. Turasoma umurongo umwe wa kabiri. Zaburi 150 turasoma umurongo wa kabiri. Haravuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Ndasubiramo. Muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Turarangiza muri Zaburi ya 77, turagaruka inyuma gatoya naho turasomamo umurongo umwe. Zaburi ya 77 turasoma umurongo umwe wa 12. Zaburi ya 77 turasomamo umurongo wa 12. Uravuze ngo nzibutsa abantu ibimeze bite? Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya ryari. Ndasubiramo. Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze. Bishoboka ko abantu baba bibagirwa. Kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Birashoboka ko abantu bibuka ibya vuba, ariko nge ndaza kubibutsa ibya kera. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda uwifiteho umugambi. Turaganira ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda uwifiteho umugambi. Igihugu iyo kibonye umuntu ari umunyabwenge gikora uko gishoboye kugira ngo uwo muntu atazapfa ubusa kandi afitiye igihugu akamaro.
Imana nayo izi kurinda uwifiteho umugambi. Nabonye bakiriye abashyitsi. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo muri ADEPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali muri paruwasi ya Nyarugenge mu itorero ry'i Nyarugenge. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi inshuti y'itorero rya Muhoza kuva mu busore bwanjye. Hano mpazi kera mu biterane byo mu rusengero ruto mu byabereye hanze, ku buryo abantu twagiye tubana hano by'umuyobozi yavuze nta jambo nigishije ahangaha ryapfa kwibagirana ku muntu wari uri ahangaha. Shimiye Kristo rero, kandi shimira n'abaririmbyi bakorari Goshen batekereje ko mu giterane cyiza nk'iki gisoza umwaka mu bigisha bazakibamo nanjye nzaba ndimo. Mwarakoze kudutekerezaho. Shimiye bene data Naziri twaturukanye i Kigali, korari Ingabire, ngira ngo nigeze gukora ronchi yabo kera nkiri umusore muri 2009. Ari nkiri umusore tugirana ibihe byiza, nishimye nabo kubabona. Rero turacyari mu ntangiriro y'umwaka, bifurije umwaka mushya muhire. Haleluya. Muranyemerera rero, nabonye amasaha ya hano ari kubahwa, nanjye nshaka kuyubaha, tukabana mw'iri jambo rivuga ngo Imana izi kurinda abifiteho umugambi. Ijambo dusomye mu itangiriro riravuze ngo Rubeni arabumva, aramubakiza, aravuga ngo twe kumuhwanya. Hashimwe Imana yaturinze kubw'umugambi dufiteho. Umwanditsi wa Zaburi aravuze ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Aranditse aravuga ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, nzabibutsa ibya kera. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wese uri hano afite ibyo yavuga Imana yaba yaramurinze. Amen. Ndavuga ibya vuba. Narwaye iryinyo Noheri igiye kuba, ikijigo. Njya kureba dogiteri arambwira ngo cyaratobotse, ngo kirimo umwobo. Ndamubwira none biragenda bite? Aravuga ngo gifite imitsi igana ku bwonko, tugikuye bishobora gukoma imitsi ukagira ikibazo, turagihoma. None ni mu gihoma biragenda bite? Ati hari uburyo uri special bwaje bahoma ikijigo ukarinda upfu utongeye kugira ikibazo cy'iryinyo. Ubwo buryo bumeze bute? Ati ni 120 kugihoma. Ntikijigo kimwe? Ati ikijigo kimwe ni 120. Ndavuga nti gitangaza kirabaye. Ndamubwira nti dogiteri, none se ayo mafaranga ndayabonera icyarimwe? Arambaza ngo ukora iki? Ndi umukozi w'Imana. Ati ntabwo tuzagihoma rimwe, tuzagihoma muri faze 3. Uzazuza samudi, hacemo indi samudi, hacemo indi samudi, ukwezi bizaba birangiye kugihoma. Buri kuje wajya uzana 40, ukuje 40, ukuje 40, iryibiri akabavuyemo. Ndagenda faze ya mbere barahoma ntanga 40, ngenda faze ya kabiri barahoma ntanga 40, ku bunani buracya ubansubirayo barahoma ntanga 40, iryibiri biragiye kuryinyo rimwe. Ufite amenyo angahe wicaranye ahangaha utigeze utangaho? Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda. Ndashimira Kristo. Niba mujya mukurikirana amakuru, mureba amakuru, ejo bundi mwabonye umuntu wishwe n'inyama, abantu bareba amakuru, mwabonye umuntu wamize inyama, yarapfuye, yamize inyama arapfa. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izi kurinda. Ikarongi umuntu mu kwezi gushize yagiye ku kazi mu gitondo, ari mu nzira agenda, ikiyoni gisiga kimuhagarara ku mutwe, kimushonda amaso yombi kiyakuramo. Yaraye mu bitaro iminsi birarapfa. Reba nawe ukuntu uri kureba, ubwo nyine urumva amaso yawe afite ibindi bintu biyarinze, nta fime wambaye. Imana izi kugira gute? Izi kurinda. Nta mwana mwabonye ingurube yariye Nyamasheke? Ingurube yariye umwana uruhande rumwe, hasigara bashyinguye agahande kamwe, ingurube yamuriye. Iyo tuvuze ngo Imana izi kurinda, ujye ubyumva. Gusoza umwaka ufite amaso areba, ufite amatwi yumva, ufite amaguru agenda, ufite amaboko akora. Imana ishimwe kwizi kurinda abifiteho umugambi. Haleluya. Shaka kuvuga buke ngo Imana izi kurinda abifiteho iki? Hari ibintu bihenda ku isi, ndavuga 3. Icyambere gihenda n'ubuvuzi. Ubuvuzi burahenda ku isi. Ujya ufata mitiweli ikarinda irangira utayivujeho. Imana izi kurinda. Uburezi
tekereza abana bawe biga, utekereza amafaranga winjiza. Icya gatatu gihenda umutekano, ariko utekereza ukuntu uryama, ngo mugira imbwa, ngo mugira abasekirite, ngo mugira kamera, uzarebe n'ibinyenzi ku makaro biratambuka kandi urara wasamye. Ndashimira uburinzi bw'Imana. Imana izi kurinda. Ndagira ngo mbabwire ko iyo bavuze iri jambo ryitwa kurinda, nuko haba hari urinda hakaba n'abarindwa. Uturinda rero, mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo iturinda ihora iri maso ntabwo igisinzira, ariko hari yavuze ngo ntiyaryama ngo habe no guhumbya. Turambura ibiganza. Iyo Imana igufiteho umugambi irakurinda. Niba murayiririmba natashye gasimbizi, uzi kurinda Mana we, uzi kugira gute? Uzi kurinda. Natwe ab'i Kigali yaraturinze, ab'i Musanze irabarinda, abakodesha irabarinda, abubatsi irabarinda, imfubyi irazirinda, abapfakazi irabarinda, abakorera abandi irabarinda, abikorera irabarinda. Hashimwe Imana izi kurinda. Nimuvuge ngo amen. Shaka gufata umwanya mvuga ibintu bine Imana irinda abifite mu mugambi wayo. Iyi Imana igufite mu mugambi ifite ibintu byinshi kurinda, ariko muri byinshi ndavuga bine. Nimara kuvuga ibi bine, ndaza kuza kuvuga ibindi bintu bine ikorera abifiteho umugambi. Ikurinda bine, ikagukorera ibindi bine. Birahura n'iminota yanjye neza tuze gusenga Imana. Ibi bintu ngiye kuvuga wabyandika, wabitega amatwi. Abanyafrika turabanebwe, niyo mpamvu muri kubona twiga dushaje. Nagiye kwiga kuri kaminuza ngenda maze imyaka nk'iyo maze, ariko Imana igiturinda ubunebwe tukaza tukavuga bigatakara mutishyuye. Aho niga kuri kaminuza nagize ibyago, banyicaza hagati y'abasaza babiri bajya basinzirira icyarimwe turi mu ishuri. Turabanebwe cyane. Umunsi umwe turi kwiga isomo rigoye mbona bose basinziriye. Ndavuga nti uyu mwarimu ntajya atanga amagroupe, nibasinzira bazabona zero. Nkangura ibumoso namwe yasemuze kuri gusinzira, iri somo ry'uyu professor urabona uzaritsinda. Arandeba arangaterega buriya wa mwana we n'ukubura uko umuntu agira, kwiga ushaje buriya si ikintu. None si yubire kukarya yapanse yo ko numvishe ko baguhemba menshi, uri kurwana n'iki? Wabiretse uri kurushywa n'iki? Aravuga ati ntago uzi ahisi iri kwerekera, to kugira ngo upfe wambaye isengeri wapfa wambaye karuvati ngata mu gutwi mba ndakumvise. Nari ngiye kuvuga ngo ni mu babahanga ibintu ngiye kuvuga mu byandike cyangwa mu bibike, kubera ko n'ubutunzi bukomeye utabona ahugura. Nari mvuze ngo ngiye kuvuga ibintu bine Imana irinda abifiteho umugambi. Nze gusoreza kuri bine ikorera abifiteho iki? Umugambi. Nimuvuge ngo amen. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi. Iyi Imana igufiteho umugambi, ikintu cya mbere igigukorera, untega amatwi ucyandike cyangwa ucyumve. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntatsindwa. Iyi Imana igufite ikimenyetso kigaragaza ko Imana igufiteho umugambi, Imana ikikurindiye mu buntu bwayo. Umuntu wese Imana izakoresha ararwanywa ariko ntagira ate? Ko mutavuga ntagira ate? Urebye urugamba wagiye urwana uba warasibwe ku ikarita, ntubukiriho, ariko kubera umugambi w'Imana izikurinda. Twararwanijwe ntitwatsindwa. Iyi Imana igufiteho umugambi urarwanywa ariko ntugira ute? Buri wese urahangaha atekereza intambara yagiye anyuramo, atekereza abo yagiye arwana nabo bamurusha amaboko, ariko yamuhamagaye imufiteho umugambi iramurinda. Nubu aracyahagaze. Ndashimira Kristo ko nanjye yandinze. Ubu ndacyafata mikoro, hari abo byarangiye. Ubu uracyaba muri korari, hari abo byarangiye. Ubu uracyari umudiyakoni, hari abo byarangiye. Ubu uracyabana n'umugore, hari abo byarangiye. Ubu urakicara muri ofisi ukandika, hari abo byarangiye. Ubu uracyambara imyenda ikagufata, hari abambara ntibikunde. Imana izi kugira gute? Kurinda. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi iramurinda, akarwanywa ntagira ate?
aka kantu mwakumvise, mwagafashe mu mutwe, mpite mbwira umuntu wese uri aha ngaha uri kuvuga ngo baramurwanya, kirirwa sakuza ngo ngiye ngo abantu barandwanya, ahubwo uzagira ikibazo nubona batakurwanya ujye umenya ko ntacyo wibitseho. Mpamvu ubona uhura n'ibibazo nuko uri imari ishakishwa. Iyo ntacyo ufite ntawe ukuvuga, iyo ntacyo ufite ntawe ukugambanira, iyo ntacyo ufite ntawe ukwiba, iyo ntacyo ufite ntawe ukugenderera. Ariko umuntu wese Imana ibona ifitemo imari ararwanywa, ariko ntagira ate, ntatsindwa. Uru ni rwo rugamba rutsinda abarokore kenshi. Ngo ngiye ngo mwiri torero ngo baramvuga. Tugomba kukuvuga kuko niba hari ikintu tuzi abarokore tuzi kuvuga, nicyo dushoboye kuvuga. Turi abahanga. Umuyobozi wa gahunda ni uvuze ngo ari mu kabari no mu barokore abasakuza cyane n'abarokore. Ndamusubiza, twe tuzi kuvuga cyane, turi abahanga. Umuntu wese nari mvuze ngo icyambere Imana irinda umuntu uri mu mugambi wayo nuko arwanywa ariko ntagira ate, ntatsindwe. Icya kabiri, Imana irinda umuntu uri mu mugambi wayo arasonza ariko ntapfa. Umuntu Imana ifite mu mugambi wayo, icya kabiri murinda, arasonza ariko usa muragamitse ngo ntiyabariye. Inzara yarabariye mwese mwicaye hanga, witariye se ninde? Inzara yaraturiye ariko ntitwageze dute, ntitwapfuye. Simwe mwari muri kuririmba, sinzi uwaririmbye hano ngo yabonaga ijana ngo nirimo muririmbye ahangaha ngo aba mu ikarito. Inzara yaraturiye. Umuntu wese Imana ifite mu mugambi, icya kabiri murinda, arasonza inzara iramurya ariko ikamurinda gupfa. Inzara yaraturiye we, Mana yaturinze inzara, ndayishimira. Nimujya mugera ahangaha rero ntimukajye mwicara ngo mwibagirwe ndi kubibutsa inzara ya kera. Inzara yaraturiye, nimubona murimo murya ujye umenya ko hari igihe kigeze kugera kurya bikaba ikibazo. Ariko turashimira Imana yaturinze inzara, iyo turindana n'abana, iyo turindana n'abagore, iyo turindana n'abagabo. None tugeze aho tubwira Imana ngo uzi kurinda. Cyo ni icya kabiri. Imana irinda umuntu ifiteho umugambi. Imurinda iki? Irakurya ariko ntikwica. Ndashimira Imana ko aho tugeze turi kuririmba tukavuga ngo waratugaburiye. Cyo ni icya kabiri, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi. Icya gatatu, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi, arasuzugurwa, aragambanirwa ariko ntacogora. Iyo Imana igufiteho umugambi ikurindira mu kagambane, ikurindira mu rugamba ugenda unyuramo, kuko iyo ubona hari ikizakubyaza mu musaruro. Icyo ni icya gatatu, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi, imurindira mu kagambane, ikamurindira mu bamugambanira, akarangiza urugamba arunesheje. Icya kane, Imana irinda umuntu ifiteho umugambi, imusimbutsa impfu nyinshi. Haleluya. Imusimbutsa impfu. Aka kantu murakumvise? Zaburi ya nyuma twasomye ya Dawidi yavuze ngo muyishimire iby'imbaraga. Yagize ite? Dawidi yari yibutse iminsi ya kera, yibuka imbaraga Imana yakoresheje imusimbutsa impfu. Hari impfu enye Dawidi yasimbutse, ntaza kubona umwanya wo kuvuga. Urupfu rw'intare, urupfu rw'idubu, urupfu rwa Goliyati, urupfu rwa Sawuli. Izi mpfu uko ari enye Dawidi yarazisimbutse, amaso yarazibona. Ikibazo rero abantu bafite, hari aho ugera ukibagirwa intare wanyuzemo, ukibagirwa idubu zawanye nawe, wabona wicaye muri biro. Dawidi ngo yaricaye igihe kimwe, abonye abantu bamugenderera, abonye abantu bamusaba serivisi, bituma atekereza iminsi ye ya kera. Aravuga ngo ariko ubundi ngewe ndi mwene nde? Igihe cyose utamenya amateka yawe, utamenya yava, ntamenya yajya. Buri urugamba tugira nuko abantu bibagirwa. Umuntu arambara ikoti nk'iri akagira ngo yavutse aryambara. Nge namaze imyaka 2 muri korali nambara ikanzu ya mushiki wanjye 9798. N'abandi muri korali ndi kuririmba n'ikizibaho batari ku mukobwa waje no, ntago nari umukobwa.
shaka kubabwira ngo hari ahantu Imana yagiye itunyuza. Ntujye ubona wambaye congo ujye wibuka bodaboda, wibuke ko hari ubuzima wabayemo nta byiringiro byo kubaho, kandi ujye wiganiriza. Birashoboka nubura buganiriza umutima wawe urahari kugira ngo muganire ubaze kandi uzagusubiza. Dawidi yicarana na se witwaga Yesaya, arambwira ati ariko papa, ndeba abantu banyeskotinze, nkareba service abantu bansaba, navukiye nabayeho mu buhe buzima. Isa aramubwira ngo uretse Imana igira imbabazi ntiwari kuyobora n'umudugudu, n'akagari ntawe ari kukaguhereza. Kavukire yawe, inkomoko yawe, amateka yawe, uretse Imana izi kurinda uba waribagiranye kera. Arangije abwira se ati ngaho mbwira amateka yanjye ho gakeya, mujye mugerageza mubaza amateka yanyu. Harimo ubona mwicaye hano Musanze mukagira ubu hano harimo abantu bavuye kure ku buryo n'inzira ibasubiza iwabo batayimenya. Amateka mwaje mute, mwageze hano mute? Imana izi kurinda. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Isa aramubwira ngo reka nkunyuremo mu nshamake. Aramubwira ngo uruwo mu gisekuruza cya Tera. Aramubaza ngo Tera yari muntu ki? Aramubwira ngo Tera ari umucuruzi w'ibigirwamana. Dawidi ati karabaye, niyo nakomotse. Imana inyishaze ku ruhimbi, narakomotse mu bacuruzaga ibigirwamana. Aramubwira ati noye navuyeyo nte? Aramubwira ngo uwo mugabo witwa Tera yabyaye umwana w'umuhungu witwaga Abrahamu. Imana irebye kwa Tera, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, ihamagara Abrahamu muri 12 mu itangiriro. Iramubwira ngo Abrahamu, va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Biravuga ngo Abrahamu yahagurutse nk'utazi iyajya, yumvira Imana, ngo aragenda n'umugore we Sara. Nta mwana bagiraga, bagera mu gihugu Imana yavuze. Nyuma y'imyaka irenga 80 Sara arasama. Ubwo ni Isaka, ubwo ngubwo ni Yesaya arimo arabwira Dawidi, amubwira kugira neza kw'Imana. Aramubwira ngo uwo mugore wa Abrahamu asamye yabyaye umwana w'umuhungu amwita Isaka. Isaka aza kubyara impanga ebyiri, abyara Yakobo na Esawu. Yakobo yabyaye abana 12. Amubwira amateka ya Yakobo, amubwira uburyo Yakobo yarongoye abagore 4, Rasheli, Leya, Biruha na Zirupa. Aramubwira ngo Yakobo yabyaye abana 12, kandi mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa 4 witwaga Yuda wateye umukazana w'inda. Dawidi ati karabaye, naho nakomotse, bigenda bite? Aramubwira ngo Yuda ateye umukazana we witwa Tamari inda, yamubyayeho Peresi na Zera. Ataho bigenda bite? Aramubwira ngo Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nashoni, Nashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya. Nanjye ndakubyara. None se umbyaye hari icyaha nakoze? Ati wowe uribara, uri ishyano, wateye Mukawurinda, abandi bagiye ku rugamba, wowe utera Mukawurinda. Ati bigenda bite? Atubyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Dawidi aravuga ngo noneho igitangaza kirabaye. Yumvise izo nzira zose Imana yamunyujijemo, aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Ese ko muyakoma nk'abatabishaka bo barakorera? Ntabwo ndaza kubabwira ngo nsabiye Imana amashyi. Imana ikwicaje ahangaho ukaba witwa runaka, wowe mwavuye kure, ariko Mana hashimwe Imana. Nimuvuge ngo amen. Dawidi arangije aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yagize ite, muyishimire iby'imbaraga yagize ite. Kuba witwa umugabo iby'imbaraga, kuba witwa umugore iby'imbaraga, kuba witwa umuyobozi n'iby'imbaraga,
kuba witwa umuririmbyi ni iby'imbaraga, kuba witwa mama w'abana ni iby'imbaraga. Si amashuri, si amafaranga, si icyubahiro, si imiryango, si kavukire, ni iby'imbaraga. Haleluya! Izi kurinda. Nimuvuge ngo amen. Ibi bintu bine Imana ikorera abari mu mugambi wayo ibarinda. Murabyumvise? Mwabyumvise? Wicara ahangaha umenye ngo iyi Imana igufiteho umugambi mu bintu ikurinda, ikurinda n'impfu zitandukanye. Kuba wicaye ahangaha wibwire ngo uzikurinda. Uri wese uri ahangaha izo yanyuzemo ni uzizi, ariko Kristo ashimwe kwazikurinda. Amen. Tuvuge bingahe? Bine Imana ikorera uwifiteho umugambi. Nari mvuze iby'imurinda, mvuze bini murinda. Reka mvuge bini mukorera umugambi. Hari ibintu igukorera bitandukanye n'ibyo isi yagukorera. Ikintu cya mbere Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi, iramuhisha. Igira ite? Ubu turahishwe. Isi baratumize kera, ariko kubera umugambi w'Imana idufiteho ikaguhisha. Kandi Imana iguhishe nta jisho ryaguhishura. Imana izi guhisha. Hano mwiri teraniro hari abantu Imana yahishe. Duhisha mwiri torero, guhisha muri korari, guhisha mu kidiyakoni. Imana iraguhisha. Hashimwe Imana yaduhishe tukaba tugeze muri 2023. Imana izi guhisha. Nimuvuge ngo amen. Ariko n'umuhanga mu guhisha. Sikoye nabihisha mu makote. Imana ikakwambika ikote udahembwa na desamirisha, kaguhisha mu ikote n'ipataro bisa. Wajya utambuka avuga ngo uyu nguyu akora hahe. Imana yafashe ikote iguhishamo gusa. Hari nabihisha mu bitenge, kakwambika igitenge gihenze ariko nta n'ikintu wigirira. Hari nabihisha mu biro, kaguteraho inyama rwose akajya abona ungana utya. Urya ikize ko ari ibintu by'ibinyanya biri aho n'ibirayi basigaje hariya. Ariko Imana n'umuhanga izi guhisha, mwakagira Imana. Haleluya! Imana ikikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igira ite? Irabahisha. Ndashimira Imana kwiduhishe mu iri torero. Hari abantu Imana ihishe mu iri torero. Inyuma y'ibi hari ibintu Imana iduteganyiriza. Ahantu Imana iguhishe mu makosa utazakora, kandi Imana niguhisha ntuzihishure. Imana niguhisha ntuzagira ute? Ntuzihishure. Jye mureka kwiteza abantu. Ubu urasa n'umuntu utarize koko, ngo kumumbona ngo sinanize ngo habe na materineri. Ninde ubikubajije? Buriya ikibazo mubona abantu bafite, ikibazo mubona barokore bafite, Imana iraduhisha ariko ugasanga wihishuye. Kuko mumbona ngo nta na konte ngira. Ibyo ninde ubikubajije? Umeze nk'udafite konte. Izi kurinda. Haleluya! Imana izi guhisha, kandi yiguhishe aho iguhishe irahagutungira. Imana n'umuhanga. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana ko nanjye mubo yahishe nanjye ndimo. Izi kurinda. Mwarakoze, mwateguye teme nziza. Nimuvuge ngo amen. Ndashimira Imana. Nari mvuze ngo icya kabiri, icya mbere Imana igikorera abantu ifiteho umugambi irabahisha. Igira ite? Mwibutse umugabo witwa Mose akivuka, Farawo aravuze ngo abana bose b'imfura bagire bate? Bapfe. Murabyibutse? Ngo bajya kumuhisha mu rufunzo. Kumbi wari umugambi w'Imana. Akurwayo n'umukobwa wa Farawo, ntago nza kuhatinda. Imana imufiteho umugambi, araza akora ibyo yagombaga gukora. Farawo aramuhiga. Imana ijya kumuhisha kwa sebukwe witwa Yetiro. Murabyibutse? Aragenda aragira intama. Iyamuhishe, nafashijwe, iyamuhishe ngo imusanga yahuye umukumbi wa sebukwe ku musozi Ihorebu. Iramubwira ngo Mose we, kwetura inkweto. Igihe wari umaze uhishe kirahagije, ngiye gushyira ahagaragara. Iramubwira ngo numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye, ni wowe uzakura Abisirayeli mu maboko ya Farawo. Mose abwira Imana ati, Mana we, ngewe udidimanga, ngewe wahunze, ubonye ari nge wabazana. Umviye Imana yaguhisha ukuntu iba gufitiye n'umugambi mwiza. Iramubwira ngo ni wowe uzabazana. Mose abwira Imana ngo nzabazanisha iki?
iramubwira ngo ho muri cyo uzabazanisha ntikikureba, wemera kugenda gusa. Mose abwira Imana ati Farawo nawe uramuzi, kumuhinguka imbere biragoye, wampaye akantu kamwe nibura kazamenya ko wari warampishe. Imana iguhishishana n'utuntu tuzatuma bamenya ko ariyo yaguhisha. Mose abwira Imana ati wampaye kamwe. Iramubwira ati ntago ngutindira, ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati ako karahagije, shyira hasi nkwereke. Ngo atere inkoni hasi, akubise hasi, yegura umutwe w'inzoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifata ugende. Mose ati wowe wafata inzoka uri kuyireba? Wowe wambwiye ko ushaka akantu kemeza Farawo ko ari nari naraguhisha, fata. Mose abona inzoka iramije indimi, aravuga ati ninyifata iranjye, niniruka iranjye, ariko azaho kugira ngo ninjye niruka wayifata. Ngo atusha ku murizo, akoze ku murizo ihinduka inkoni. Imana amubwira ati ngaho genda nugera imbere ya Farawo akazana ibibazo, nanjye none aho uyimpaye. Kambwira ati we genda nugerera ab'inzoka, aho wantuma hose najyayo. Mubona abantu baba mu mujyi ntabwo bafite ibintu bavuganye n'Imana. Ubona umuntu yicara ukabona ntabwo bafite, abafite ibimenyetso by'uko yavuganye n'Imana. Mose abwira Imana ati ningera imbere ya Farawo iraba inzoka, ati genda iraba inzoka. Mose abwira Imana ati rero wahisha umuntu ugira n'utuntu turenze kimwe, wampaye kandi kamwe tukaba tubiri, inkoni yakanga ikindi kikemera. Ati shyira ikiganza mu gatuza agira atya, ati kuramo, akuyemo asanga cyabembye cyaboze. Mose abwira Imana ati kigire kizima mpite ngenda. Byo ukomeza nzana ibintu by'amagambo imbere yawe, kigire kizima ngende. Mbega Imana we. Mose, Imana ibwira Mose ati subizamo, ashyiramo, ati ngaho kuramo, akuramo asanga cyabaye kizima. Imana ati ngaho nyaruka ugende. Mose abwira Imana ati ndakwinginze ntundambirwe, nyongera ikindi kimwe ndahita ngenda noneho. Ikintu Mose yasabye nicyo abisi batajya bamenya. Yabwiye Imana ngo icya gatatu ngusabye ni iki ngiki, nabonye uhindura inkoni inzoka, mbona ikiganza cy'ibibembe, nari sanzwe nzi imirimo n'ibitangazo ujya ukora, ariko ikintu ngiye kugusaba ni kimwe, mbabarira umbwire witwa nde? Wowe uhindura inkoni inzoka, ugahindura ikiganza ibibembe, ugatungira imfubyi muri Musanze, abapfakazi bakambara batagira abagabo, akagaburira abantu inyama batoroye, ubundi wowe witwa nde? Urinde, mbabarira umbwire witwa nde? Irangije ngo imubwire izina ryayo. Iramubwira ngo uzagenda ubwire Farawo ngo nitwa ndiho. Natabyumva uzamubwira ngo nduwo ndiwe, nubona ataye imigeri uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora. Bingahe ko mubivuga buke? Bingahe? Ni Imana ishobora. Mose abwira Imana ati iki ngiki umpaye noneho kiranyemeje, ndagiye, ariko nubwo ngiye umpaye kandi kamwe tukaba tune nibura, aho nanyaruka. Mose yasabye akantu kankoze ku mutima. Imana amubwira ngo ushaka iki kindi? Arayibwira ngo nkeneye umufasha mw'ubu butayu. Hari ibyo utashobora mw'ubu butayu, buri wese akeneye umufasha. Ntiwawe umushumba hatari umudiyakoni, ntiwawe umudiyakoni hatari umuririmbyi, ntiwaririmba soprano, tenoro na baze na alto. Buri wese akeneye umufasha. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye. Imana amubwira ngo ndamukwemereye. Muzi umufasha yamuhaye? Yamuhaye uwitwa Aroni. Abahanga baravuga ngo Aroni yari intyoza, yarazi kuvuga. Mose yaradidimangaga. Mose abwira Imana ati ubwo umpaye Aroni, aho ngaho ndemeye. Imana niguha n'umufasha, ijye guha n'ufite icyo akurusha. Wowe uri ikiragi, usabye ikiragi, muzapfa nabi. Haba hakenewe umufasha mu butayu, haba hakenewe umufasha ufite icyo akurusha. Karumvikanye? Imana amubwira ngo nguhaye Aroni. Mose abwira Imana ngo niba ari Aroni umpaye, aho sintinda ndagenda. Ngo ahise ajya mu butayu. Ageze mu butayu asanga Aroni ahagaze. Ambwira ati niko ko baguhize bakakubura, wizanye ute? Aravuga ati umperutse kera, iyari yarampishe, inkuye yo yampishe, kandi yampaye ibimenyetso bigaragaza ko tuzazana bene wacu. N'ubu tuvugana aha duhagaze, iyi nkoni nyirambitse hano hasi, wakumirwa. Aroni abwira Mose ati ariko sha ibintu ubwirambitse hasi yabiki? Ati nyirambitse. Agasuzugura abantu basuzuguraga wa, ati ngaho yirambike ndebe. Ati woya tugende, turayirambika tugezeyo. Abahungu barirega baramanuka. Ntabona tubona tugenda ntabwo. Hari ibintu twavuganye n'Imana, hari ibintu Imana yatubwiye. Niyo mpamvu ubona imirabiza mu itorero tugakomera, ntitunyeganyege. Twavuganye n'Imana. Haleluya. Bahungu baramanuka, bageze imbere ya Farawo.
Farawo arebye Mose amurebera mu ndorerwamo ya kera, ntiyamenya ko ari umuhungu Imana yari yahisha ahantu. Mose kubera ko nawe yarazi ibyo yavuganye n'Imana, yaje abwira Farawo ati ndiho hari ibintu avuze. Farawo ati ndiho ni ibiki? Ati ni Uwiteka. Tuwiteka ni ibiki? Ati ni Imana ishobora byose. Iravuze ngo urabarekura cyangwa ntubarekura? Farawo ati bagufate. Mose abwira Aroni ati ko bavuze ngo badufate urabyumva ute? Aroni ati ntiwambwiye ko hari akantu ufite? Umva icyo umufasha amara mu butayu, aragukomeza. Ati wambwiye ko hari akantu ufite, wowe kamutere ndebe ko ibintu wavuze ari byo. Ariko ndashimira Imana. Haleluya. Mose ngo afata ya nkoni ayikubise hasi ihinduka inzoka. Aroni arikanga abwira Mose ati garafure ndakwemeye. Ibwira imurye rero. Aho bahereye imyaka 130 badukinisha bagira ngo ntitwasenze. Yibwira imurye. Aroni ngo araseka, Farawo ngo araseka, abwira Mose ati uri umuginga. Iyaba waruzi Yani na Yambure. Yego abasomye Bibiliya babapfumba Farawo ni Yani na Yambure. Aravuga ati umenya abasaza mfite hano hirya sha bitwa Yani na Yambure ntubukoze utuntu utu. Ngo ahamagara Yani na Yambure ngo baza bitwaje inkoni, bakubise hasi zegura imitwe zibinzoka. Aroni abwira Mose ati ntiwari wambwiye ngo wavuganye nayo? Baratwishe baratudihira hano ntago tubashyira. Usi ibintu bibaye nibiki? Mose ngo yibuka iminsi ya kera, asubiza amaso ku musozi aho yavuganiye n'Imana. Arayibwira ngo ariko Mana we ni ibi ngibi unkoze? Imana ibwira Mose ngo ubaye iki? Arayibwira ngo zose zibaye inzoka. Iramubwira ngo tumbira inzoka yawe. Ngo arayireba ahuje n'aya maso ngo yeguka mu zindi razamuka. Bega amagambo we, ngo izari ziraho zose irazimira. Imira amagambo, imira ubugome, imira uburwayi, imira ubukene. Imana igira ibyimira mu uyu mwaka. Biguhagurukiye simbizi, ariko hejuru yabyo hari Imana. Irazifata maze kuzirya. Imana ibwira Mose ngo kubonye iziriye nikiriye ubukana bwa Farawo, imize ubukonikoni bwa Egiputa, imize uburwayi bwa iramize. Imana igira ibintu imira, sizi imyaka bikumazeho ariko Imana ibimira. Imana ibwira Mose ngo fata inkoni yawe. Arayifata, iramubwira ngo kuyifashe niko ufasha abapfumu bose bo muri Egiputa, ntawe uzongera gute ubura bafashe birarangiye. Mose ngo Mose abwira Aroni ati petit frère urabibonye bibaye? Ati ndakwemeye. Akaga filime ndakwemeye. Ubu hakurikiyeho iki rero? Farawo ahita avuga ngo ntagikurikiyeho no gufunga Mose. Mose bagiye kumufata abwira Imana ati ko bagiye kumfata bigende bite? Ati ufite iki? Ati ufite inkoni. Ati jya kuruzi. Ngo yarambuye hejuru y'amazi, amazi yose ahinduka iki? Amaraso. Babura amazi, bahamagara Mose ati tubonye amazi mwataha. Bamaze gukaraba babonye amazi, Farawo aravuga ngo Mose nafatwe. Bagiye gufata Mose, Mose abwira Imana ati ko bamfasha. Iramubwira ngo ufite iki? Ati ufite inkoni. Ati subira kuruzi. Arambitse gutya ibikeri, ibishaje, bikiri bito, iby'ibikumi byose, bikeri byose. Arambura inkoni hejuru y'ibikeri avuga ati mugenda no kwa Farawo mugereyo mubwire ko dushaka gutaha. Ngo ibikeri bya ariko Imana izi guhisha. Iguhisha igukuraho yaguhisha ugiye gukora ibidasanzwe, uri mu myitozo. Ibikeri ngo byazimagije igihugu biranuka birapfa. Farawo ngo agera ku rwego aravuga ngo mbonye Mose Abisiraheli bataha. Kamabwira akantu kantangaje, bahamagaye Mose ku inshuro ya gatatu. Farawo abwira Mose ati udukijije ibikeri dore byanutse no masahani birimo mwataha. Imana ibwira Mose ngo babwire babirunde babitwike umuntu kushira. Umuntu kumaze gushira bajya gufata Mose. Mose abwira Imana ati ko bamfashe ari wowe wanzanye bigenze bite? Atari kurata kufite iki? Adufite inkoni. Ngo yarajya kubita umukungugu muri rompuwe hazamuka ikintu cyitwa inda. Abantu bakera muzi inda ariko inda zaratori makagene Imana ndagushaka kubigusa ibya kera. Inda ngo zarazamutse zijya mu gihugu zirabarya, bagera ku rwego bahamagara Mose, bakora inama, bakora imishyikirano, bemera ko Abisiraheli bataha. Narivuze ngo Imana igufiteho umugambi igira ite? Iraguhisha kandi irabahisha muri Musanze. Irabahishe. Imana irabahishe. Noheri Imana iraguhisha muri Musanze. Iraguhishe. Nta kibazo. Byiza cyane. Siwe gusa nuko Noheri muzi turaziranye. Nuko Imana igenda ihisha abantu bayo. Icya kabiri, tugane ku musozo.
kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi. Imana iramutunga. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi iramutunga. Ibiciro byazamuka ku isoko, inguzanyo zabura muri banke, imirima yarumba. Iyo Imana igufiteho umugambi iragutunga. Haleluya! Iragutunga. Murabyumvise? Namwe irabatunze. Ntabwo ari uko muzi guhinga ibirayi cyane, reka da, ni ubuntu bw'Imana. Imana iradutunga. Bakarya tukarya, bakambara tukambara, bakagenda n'imodoka tukagenda nazo, abana bakiga natwe abacu bakiga, kubera ko Imana igufiteho umugambi utungwa nayo. Gatatu, cya gatatu Imana ikorera umuntu ifiteho umugambi, cyo kimeze nk'igikomeye. Iyo Imana igufiteho umugambi irakwigisha, 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 irakwigisha. Ntabwo Imana yakugiraho umugambi ngo ikure kuri injiji. Oya, yabwiye Dawidi muri Zaburi ya 38 hari umurongo w'8 amubwira ngo nzakwigisha, nkugira inama, nkwereke inzira unyura. Ntago Imana yakugiraho umugambi ngo ireke kukwigisha. Umubyeyi wese uri hano ufite umwana, iyo ushaka umwana wawe azakomera, umujyana mu ishuri akiga. Imana nayo iyo ikubonyemo igikoresho izakoresha, irakwigisha. Igira ibigo 4. Imana igira ibigo 4. Na Minisiteri y'Uburezi yaseho systeme enye zo kwiga kugira ngo abantu bose babashe kwiga. Imana igira ikigo cy'abanyeshuri biga babayo, ikagira ikigo cy'abanyeshuri biga bataha, ikagira ikigo cy'abanyeshuri biga nijoro, ikagira n'ikigo cy'abanyeshuri biga ku manywa. Tibisobanure, nabisobanura. Iri teraniro twicayemo dufitemo abantu biga nijoro, dufitemo abiga ku manywa, dufite abiga babayo, tukagira n'abiga bataha. Utibitandukanirahe nuko wiga bayo wese ntago yemerewe gusurwa buri gihe, asurwa rimwe mu gihembwe. Nubona abantu batagusura ujye ugabanya amatiku, uri mu gihembwe kidasurwa. Cyewe cyangwa ukavuga ati ariko abantu bo kumuhoza batazi n'iyomba, ubahe uri muri interina, nuvayo tuzagusura. Uro ugabanya ibintu, ukabanya ibyo kuvuga ngo abantu ngo abantu ngo ntibanambipa, ngo ntibanampamagara. Igihembwe urimo ntigihamagarwa. Gira ikigo cy'abiga babayo. Ababiga babayo ntibemerewe gusurwa kuko ntibagira icyo bakiriza abashyitsi. Abantu ngo mukamara muri korari imyaka 2 ngo nta n'umuntu izi yuba, icecekere. Gihe nikigera bazaza. Amen. Haleluya. Haleluya. Abiga nijoro bose babujijwe gusakuriza abandi mu ishuri. Nta munyeshuri wiga nijoro wemereye kugira ate gusakuza. Urusaku rwawe rwa nijoro ngo aya masaha ngo ubutashye ngo uba wagiye he, reka amagambo, ntiwemerewe gusakuza. Ngo rusaku nirwo rutuma rimwe na rimwe abantu batabasha kubona amanota akwiye. Ugomba kwihangana ukiga ucece udasakuza. Gusa icyo nakundira ishuri ry'Imana aho ritandukaniye n'ibigo byino, umwana wo kwa runaka n'uwiwawe batandukanira ku uniforme bambaye. Iyo umwana yambaye uniforme uhita umenya ikigo yigamo bitewe na uniforme yambaye. Ibyo bigo birutana n'ubushobozi, ariko Imana yadusize mu ishuri itwambika uniforme abantu batamenya ikigo twigamo. Murabyumvise? Imana itwambika uniforme ituma batamenya ikigo tugira dute. Ubu uniforme wambaye ntituzi niba wiga ku manywa, ntituzi wiga nijoro. Imana yaguhishe muri uniforme ku buryo nta muntu umenya ikigo, ariko Imana ni nziza. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Narimvuze ngo umuntu Imana ifiteho umugambi iramwigisha, ntago yakureka gutyo gusa
iyo igufiteho umugambi irakwigisha. Gatatu, usoze. Haleluya, haleluya. Ni icya kane gusoza. Yego, icya kane kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi, aratungurana. Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Iyo Imana igufite, yakugizeho umugambi wo gukoresha ibyo mba gukoresha, ibintu byawe byose biratungurana. Akazi uratungurana, imodoka uratungurana, ibintu byawe byose ni amasiripurize. Hari wavuze ngo sinzi uko ibigenza, ngo sinzi n'uko ibikora. Ujya kubona ukabona hari ibintu bibaye utari witeze. Kubera iki? Kubera ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe wagerageje kwitwararika, ugerageza gukiranuka. Imana igenda igushyiraho uburinzi. Iyo igiye kugukorera ibintu rero biza ari amasiripurize. Sinzi igihe mperukiye hano, ariko nanjye mu bihe byashize natunguranyeho ukuntu mbwira Imana nturakoze ku bw'aka kantu nkoreye, ni agasiripurize kuri njyewe. Twigeze gusenga, Imana irambwira ngo hari ibintu Imana ivuga amatwi yacu akabyumva bukeya bitewe na kapasite ya memwari yacu. Dukunda kugira memwari ntoya ku buryo kapasite ibintu Imana itubwira kubishyikira rimwe na rimwe usanga bitugoye. Ndagira ngo utangarize wowe urahanga, Imana nigira ikivugana nawe. Kuko umwanditsi wo kubara 23:19 yaravuze ngo Imana si umuntu ngo, si n'umwana w'umuntu ngo ibyo yavuze ikabivuga akaba ari ibivuga no kubikora ijya ibikora. Haleluya. Luka niko yanditse 1:37 yaravuze ngo gukora nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ageze hepfo kuri 45 aravuga ngo kandi yahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Niba ari Imana yavuganye nawe akaba ariyo yakubwiye, hagarara ku munara utegereze ibyo yavuze no kubikora. Izabikora. Nta deni izasaba, nta nguzanyo izaka, ntawe izabaza, izabikorera kwiyubahisha. Imana iramubwiye ngo nzagenda mu ndege. Hari ibintu abantu bavuga, abantu bakavuga atari kose nka biriya biri umuntu abavuze, ababivuze ngo bigende bite. Ntabivuga. Ni bangahe bayigiyemo ahangaha? Muza ahantu mvuka, Imana iramubwiye ngo uzagenda mu ndege. Ndebye ahantu mvuka no kubona imodoka kujya kuyireba, wafataga urugendo rurerure. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka umuntu ampa amafaranga menshi, yari menshi kuri njyewe. Ayampaye mpita nsanga mu byangombwa ntunze nta pasiporo ibamo. Burya ntukajya wicaranira ngo muntu gusa ngo wumve wageze iyo ujya. Ubu hari umuntu utungira muntu akumva aranyuzwe, ntabwo bihagije. Shaka na perimi, ushake na pasiporo, ujye ugenda wongeranya utuntu ntawe umenya inzira z'Imana. Umuntu ampaye amafaranga mpita nkuramo 100,000 ngura pasiporo y'imyaka 10. Nta rugendo mfite, ndavuga nkurikije ibintu Imana yavuze. Sindi umuntu wo gutungira ngo muntu gusa. Ngura pasiporo y'100,000. Nyimaranye ibyumweru 2, umushumba arampamagara ari Kampala, arambwira ngo twarakubonye kuri YouTube uri kwigisha ko dushaka gutaha urusengero, twabonye ari wowe mwigisha twatumira, ugira pasiporo. Maze ibyumweru 2 nyifashe, ndayifite. Ati none se indege ukunda kugenda nayo ni iyi? Ayi Mana we, Mana we, indege nkunda kugenda nayo ni iyi. Najyaga Kenya nyuze Nyabugogo, Uganda nanyuraga Nyabugogo, Kongo nanyuraga Nyabugogo, Tanzania nanyuraga Nyabugogo, i Burundi nanyuraga Nyabugogo. Ubu ahantu hakomeye uzi ni Nyabugogo. Hindura imyumvire, hindura imyumvire. Arambwira ngo nyohereza nimero ya pasiporo, ndayohereza. Arambwira ngo none indege ukunda kugenda nayo ni iyi? Nkajya numva avuga ngo Rwanda. Ndavuga nti Rwanda niyo nagenda nayo. Ankatishiriza lele turu kuri Rwanda. Mpita ngenda ngura igikapu cy'amapine. Niba utarabona pasiporo buguze igikapu, mureke mbabwire. Mureke mbabwire. Byoroshye nkuko, byoroshye nkuko, byoroshye nkuko, byoroshye nkuko. Imana ishingira ku ishyaka wagize. Ngura igikapu cy'amapine.
pakingamo ibintu, nsezera abantu, mubona asezeye umwe arambwira ngo ninjye uzakujyana ku kibuga cy'indege, araza aramfata n'umugore n'abana tubana, bagenda bakurura, bagenda bafotora, ndavuga nti karabaye, watungurana n'ukuri watungurana. Turira indege njye i Kanombe, turagenda Entebbe, ku kibuga cy'indege mpageze nsanga kamera baziteye abanyamakuru, barafirima umwana w'inyamasheke Cyangogo, dore bamutwaje ibikapu ku kibuga cy'indege, barambaza ndagenda mara icyumweru mvuga ubutumwa, ndangije nuri indege ndagaruka, nje i Kanombe sanga baje kunyakira, ndagenda ngeze mu rugo maze icyumweru kimwe, ngiye kubona mbona umushumba w'i Burundi arampamagaye, ati twakongera kukwakira ku kibuga cy'indege, tugumva twishimiye gutumira mu giterane kiri hano i Bujumbura, indege ukunda kugenda nayo ni iyi. Ureke mbabwire, ariko Imana ni igitangaza. Nkaba ndi kuva i Kampala naje muri Rwanda, bari kuvuga ngo hari indege zigezweho ngo nini, ngo zitwa Kenya Airways. Ambwiye ngo ni yihe nkunda kugenda nayo, Kenya Airways, uko nari nayumvise ndavuga ni Kenya Airways, ni indege ifite imiryango ibiri. Bankatishiriza Kenya Airways, ariko mwakagira Imana. Mu kwezi kumwe kwa gatanu nagiye mu ndege enye, mu kwezi kumwe nagiye mu ndege enye, mu kwezi kumwe. Kibuga cya nyuma nagezeho baje kunyakira, nsanga banzaniye indabyo 6 ndi muzima ntapfuye. Nari ndi kugira ngo mbabwire ngo Imana izi kurinda, kandi kurinda igufiteho umugambi. Ndagira ngo mbatangarize bantu mwizeye Imana. Imana ntihemuka, Imana ntikora nk'abantu, Imana ntivuga nk'abantu. Iyo igufiteho umugambi ujya utungurana. Uyu mwaka utarashira, uku kwezi kutarashira, iki kigenda kitarashira, bwira uwo mwicaranye ngo nkwifurije gutungurana. Niba ntacyo bigutwaye, mbwira umuntu mwicaranye ngo nkwifurije gutungurana. Uyu mwaka utarashira, nkwifurije gutungurana, haba mu muryango, haba mu kazi, haba mu itorero, haba muri korari, haba mu rushako, haba mu rubyaro, nkwifurije gutungurana. Haleluya! Imana izi kurinda. Izi? Murabyemera? Imana izi? Bwira uwo mwicaranye ngo nawe yarakurinze. Niyo mpamvu usa utyo, mubwire ngo niyo mpamvu wambaye utyo, niyo mpamvu ungana utyo. Habaye imbaraga z'Imana, habaye gukora kw'Imana. Imana izi kurinda. Tugiye guhaguruka dusenge, tugiye gusenga isengesho, tubwire Imana ngo waraturinze. Impfu zari ziriho, abarozi bari bariho, abagambanyi bari bariho, ariko waraturinze. Twasimbutse impfu nyinshi. Murabyemera? Tuze guhaguruka dusenge duhagaze, tubwire Imana ngo uzi kurinda. Niba uri mu iri teraniro, Imana yarakurinze. Ukaba uri mu iri teraniro, Imana yarakugaburiye. Ukaba uri mu iri teraniro, Imana yarakubakiye urugo. Ukaba uri mu iri teraniro, Imana yaraguhaye akazi. Ukaba uri mu iri teraniro, Imana yaraguhaye abana. Ukaba uri mu iri teraniro, Imana yarakurinze urupfu rukomeye. Tugiye kubwira Imana ngo uzi kurinda. Twatera haleluya, twatera haleluya, twatera haleluya, twatera haleluya, twatera haleluya. Korari Gosheni barakoze kutwibutsa ko Imana izi kurinda. Bigaragaza ko Imana izi kurinda. Buri wese mu iri teraniro yabivuga, mu rugendo rurerure, urw'imodoka, urw'amaguru, urw'indege, urw'amazi, urw'ishyamba, urw'ubutaka, Imana yagiye iturinda. Turi kumwe n'ababyeyi hano bakuru, turaza kwinginga muzehe Bitonda, muzehe araza kwihangana niba emesikariye ashobora kuyazamuka, aza tubwirira Imana ngo turagushimye kuzi kurinda. Ni umugabo mukuru, arabihamya.
mu b'Imana yarinze nawe arimo. Ayitubwirire ngo aba bana bari aha ngaha barabizirikana, bararekonesa kurinda kwawe, baribuka ko wabagaburiye, baribuka ko wabambitse, baribuka ko wabahaye akazi, baribuka ko wabarinze indwara. Adushimira Imana, ayibwire ngo uzikurinda. Namara gusenga n'ubundi turaza kwinginga umushumba Faustin nubwo yamaze gusenga, nawe nashaka atambukaza aha ngaha dusengere rimwe. Nawe araza gusengera abantu bari mu iri teraniro birengagije ibyo Imana yakoze, bakagwa bagasubira inyuma. Ugomba gutangira umwaka uri umuntu udasanzwe, ugomba gutangira umwaka waravuye mu nzira zitari zo. Ntago Gosheni bateguye gusa ngo bavuge ngo tuze tubwire Imana ngo uzikurinda, ariko tugomba kubwira na Satani ngo wafashe ubusa kuba tukiriho. Hari umugambo dufiteho. Mushumba arasenga, namara gusenga niba hari umuntu uri mu iri teraniro ukeneye gusengerwa by'umwihariko, waguye agasubira inyuma, uwo Pastor Faustin aza kumusengera, amubwirira Imana ngo Mana uyu nawe atangiye uyu mwaka ari muzima, ariko reka mbikorere, reka tugikure mu nzira. Hari umuntu uri mu iri teraniro utarakizwa, hari umuntu uri mu iri teraniro wigeze gukizwa agasubira inyuma. Niba arimo agira atya, niyo ntego yacu y'igiterane nyamukuru. Urambura ikiganza tukwingingira Imana. Umuntu waguye, Imana iguha umugisha. Arambura niba uri ko ndi kubona neza, muraza kumfasha. Umuntu wese ukeneye gusengerwa by'umwihariko, ari uwigeze kumenya Imana agasubira inyuma, ari n'utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, baramburiye mwe kubera umwanya wacu tuze kubwira Imana ngo ibagirire neza. Murambure, ndi kubona neza, abadiyakoni baraza kumfasha. Tuze kubwira Imana igire icyo ibakorera, kubera ko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Mushumba badufashe gusenga. Reka dusenye Imana. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana idukunda kandi twitaho. Turagushimye muri uyu mugoroba mwiza, mugoroba w'umugisha, mugoroba wo kumva ijambo ryawe. Twumvise uburyo waturinze kuko uzikurinda. Abandi bararinda bagacibwa muri humye. Mwami Imana yacu, ariko wowe uhora uri maso, ntabwo usinzira, ntabwo uhunikira. Warinze abasore bacu, warinze abakobwa bacu, warinze abagore, warinze abagabo, waraturinze. Ibyaduhize byari byinshi, intambara zaturwanije nyinshi, abadayimoni barahagurutse, ariko warabakubise, urabirukana, urabatsinda. None turiho, turashima izina ryawe risumba ayandi mazina yose. Umuririmbyi amaze kukwitegereza, arebye kurinda, aravuga ngo mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu, nta rindi ryampumuriza nk'iryo watubambiwe. Haleluya, turagushimye, turaguhimbaje uburyo waturinze. Tubwiwe amateka uko wagiye urinda abagaragu bawe. Warinze Dawidi, warinze Mose, warabarinze mu bikomeye, ubana nabo, urabiyereka. Ntabwo ari abo gusa, ni benshi warinze kandi uracyakomeza kurinda. Tukushimiye ibyatubayeho, tukuragije ibiri imbere Mwami. Ntabwo tubizi ariko urabizi. Icyo twizeye ni kimwe, wowe uzi kurinda, waraturinze n'ubundi uzaturinda. Mugaragu wawe Pawulo yaravuze ngo yaturokoye mu kaga gakomeye gutyo, iracyaturokora, izakomeza iturokore kandi iracyaturokora. Uracyaturokora, uracyaturokora, uracyaturinze, uracyadukomeje. Tugukomeye amashyi, turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Reka dukomeze dusengere ba bantu bashaka kwiyunga n'Imana, niba banahari nibatambuke baza.